bafataga inkoko iyo barayipfuraga. iyo nkoko ntabwo yabaga ifite amabara menshi, Yego. yabaga ari umukara cyangwa ari mbega ni cyangwa ari umweru. Bakayifata bakazana imbehe bakayikata bakayikegeta amaraso agatakara mu mbehe. Nyine nkura mfite kuri izo mbaraga nyine ku myaka yanjye nk'umunani, nkura mfite kuri izo mbaraga 9 gutyo, kuko nabibonaga 10 n'ingahe nkakura mbibona. Urumva ni ibintu nyine byahise biba activate. Urumva imitongero ibiki byose tubona ibintu byose ni nko gukura ubona papa wawe atwara imodoka bigera igihe ukayitwara. Naberagaho byose n'ibindi navuze byose narabibonaga, kuko twaryaga ihene buri munsi kandi tukarya isekurume. Shalom bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abari mu murwa mukuru wa Kigali, mwese turabasuhuza. Kandi aho muri hose cyangwa se Urban Gospel Rwanda, dufite umutumirwa wacu, turi muri gahunda yo kubagezaho ubuhamya. Nabatumiriye umusore ufite ubuhamya, kandi nzi yuko akenshi ubuhamya hari ababwumva ubuhamya bukabubaka, cyangwa se hari abumva ubuhamya bukagira icyo bubigisha, cyangwa se bukagira aho bubavana ndetse n'aho bubashira. Ikindi kandi ni hari igihe twumva ubuhamya tukaba twashima Imana, tukavuga ati imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Uyu munsi wa none rero mbafite umutumirwa, ngira ngo muramubona, agiye gutangira atwigira, ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Reka dutangire tumwakira, ubundi twinjire mu buhamya bwacu, kandi Imana ikomeze kubana natwe, nadukomeze kugira ngo buno buhamya tugiye kumva bugiraho butuvana ndetse naho naho dushira. Tugwaye ikaze umutumirwa wacu. Yes, murakoze cyane. Yego. Mazina yanjye nitwa Jozo Patience. Yego. Pasia turakubona. Pasia ni muntu ki? Pasia bimeze bite muri make? Mbega Pasia ni umuntu usanzwe nkamwe, navukiye amezi 9 nk'ayo muvukira. Yego. Ndabyarwa nk'abandi bana. Yego. Ariko mu kubyarwa kwanjye ntabwo byari byateguwe. Yego. Byari nk'impanuka, byabayeho ku mpanuka. Dusangize muri make ukuntu byagenze, kuko tuzi ko abantu benshi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo wavutse, ntabwo turi ibimanuka. Bishatse kuvuga ngo tuza ku isi hari impamvu. Yego. Tuza ku isi hari umugambi w'Imana. Ariko uratubwiye ngo byaje ari impanuka. Dusobanurira muri make bimeze bite? Mpamvu mvuze ngo byaje ari impanuka, ntabwo bari babiteguye ababyeyi banjye. Yego. Byabayeho batabiteguye. Ngendeye kuri systeme y'iki gihe, iyo umwana agiye kuvuka barategura ataranavuka, bakamutegurira. Ariko ngewe nta kintu na kimwe cyari cyateguwe. Ahari ngira ngo mama yabwiye papa inkuru, amubwira ko yasamye. Yego. Amubwira ko yasamye. Ubwo urumva nyine ntabwo navuga ngo ni ibintu bari bapanze bateguye. Ariko tutagiye kure, Pasia muvuka muri abana bangahe? Ese ababyeyi baracyariho, bimeze bite? Tuvuga turi abana batatu. Tuvuga turi abana batatu, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Umukobwa tuvukana we ni mutoya kuri twebwe. Yego. Aracyari umwana muto. Ababyeyi baracyariho? Ababyeyi banjye barahari cyane rwose, barakomeye, baraho nyine. muzababona uko iminsi izagenda muzababona. Twinjize rero muri gahunda z'ubuhamya, utubwire ukuntu bimeze, ukuntu waje utungurana. Ntabwo natunguranye, ahubwo kubyarwa kwanjye nibyo bitari byateguwe. Urumva byaratunguranye? Ntabwo byari biteguwe. Buri kintu kitateguwe kiba gitunguranye. Iyo nk'umuntu wamenye, nk'umuntu ukunda kumva ikinyarwanda no gusesengura amagambo, hari ugutungura nka surprise. Yego. Ariko hakaba
sinzi nimba uri kubyumva. Akaba no ikintu gutegura. kikaza ari nka surprise, ariko noneho kikaza noneho ari surprise ariko itari yateganyijwe, itanashakwa muri make. Okay, niko wenda nabisobanura, ariko ntago navuga ngo sinzi uburyo wari ubisobanuyemo, ariko ntabwo nari mbyumvishe neza. Tubwire rero sasa, tubwire ko bimeze. Mbere na mbere turamanza twiragiza Imana, kuko Imana niyo ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba, ni nayo ishobora byose. Yemeye ko tuza kuri izi ndangururamajwi tukavuga Imana. Ubundi mbabwire guhamya bwanjye bundi ku mutima bw'ibyo nanyuzemo. Hari aho byakuvana, hari aho byakugeza, mbega biraterwa nawe ukura byumva ukabyakira. Nta kibazo kabisa. Ibindi Imana iduhana umugisha. Yego. Uwiteka Mana nyiribihe, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa, nongeye kugushimira ko uri Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba. Uwiteka Mana igira neza, uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, uganze kandi utegeke Mwana. Icyubahiro ni icyawe, wowe waremye ibiriho byose. Robetike inestrance votekeraye enebo lasiki inestrance, ndakumva winebota laze votike terestra voteki na sitepo. Icyubahiro ni icyawe, turagushimiye Uwiteka Imana, ganza kandi utegeke ushyirwe hejuru. Amen. Amen. Urakoze cyane. Yego. Mbanjije kubasuhuza namwe badukurikiye online, Imana ibahe umugisha cyane. Mazina yanjye nitwa Igihozo Patience. Ababyeyi banjye banyise Ishimwe Ntwari Thierry, ariko baherutse ubwo banyita iryo zina kuko hashize nk'amezi amezi atatu nibwo mama wambyaye yamenye ko papa afite undi mugore wa mbere w'isezerano. Akimara kubimenya ahita afata umwanzuro, aravuga ati so yaratubeshye, umuryango uraterana wo kwa mama. Baravuga ngo aba bana basubize papa wabo. Bakimara kuvuga ngo abasubize papa wabo, kubera ko bari bakimara kubona ko bidakunda, ko ni ukuvuga ngo mama yakundaga papa cyane ku rwego rukomeye, ariko akimara kumva ko ari inshoreke, biba ngombwa ko nsubiye inyuma gato, yari yaramuteye inda babyara umwana wa mbere. Uwa kabiri rero yaje ari njyewe kandi turi inkurikirane. Noneho biba ngombwa ko abo bana babiri atabarera wenyine. Aravuga ati njyewe abo bana ngiye kubaha papa wabo barere, kuko mama we yari akiga. Nuko bigenda gutyo nk'uko umuryango wo kwa mama bipanze, nawe afata umwanzuro, aravuga ati uyu mwana agomba kujya kwa se. Nabwiwe inkuru y'uko nagiye, banyohereje kwa papa, bahanyohereza maze amezi 2 mvutse ndi uruhinja. Noneho mu kuza we, hari umuntu bari baravuganye, bavugana amakuru y'uko ariho azanzana, kuko ntabwo bari bacyumvikana, communication ntabwo yari igihari. Bavuga amakuru y'uko azanzana, yarangiza kunzana papa akajya kundeba aho hantu. Aho hantu hari imigenzo ya gishitani, hari imbaraga mbi z'abadayimoni. Ndibuka yuko aho hantu banjyanye ni ku mupfumu. Uwo mupfumu yarazwi cyane, yarakomeye i Masaka. Uwo mupfumu banjyanyeyo ndagahinja mara y'icyumweru, ariho urererwa. Banjyanyeyo kugira ngo papa azaze kuhantora. Uwo mupfumu yari inshuti na papa. Nuko aho hantu rero mpamara icyumweru, maze y'icyumweru papa amenya amakuru ko ariho banzanye. Ahita ajya kundebayo. Agiye kundebayo, mu kuza kundeba araza arandeba,
arantwara ariko ntiyanjyana kure y'aho ngaho. Urenze nk'ingo nk'eshatu yego ahita n'ubundi ngira ngo byamwanze mu nda kumfata akanjyana kwa muka data. Ahita avuga aribwira kuko uwandeze we yambwiye ko papa yaje akahita abampereza akavuga ngo mumfashe uyu mwana ndaje ngiye kumugurira amata. yego Nanjye urumva nari nkiri agahinja ndi igisekera mwanzi sinari nzi bijya mbere, uruhinja rw'amezi 3 bansiga aho ngaho. Papa ajya kungurira amata, ababwira ko agiye kukugurira amata. yagiye ubwo ngubwo yagaruka nimero yayikuraho, ntitwongera kumenya amakuru yiwe. yego Sinongera kumva bamuvuga. Icyo gihe nari mutoya. wari mutoya. Ibyo nibyo nabwiwe, ariko ibyo nabwiwe byo ngira ngo mu kubibwirwa numvaga mfite igikomere cyane, mfite n'agahinda kumva umubyeyi wanjye yaraje akansiga muri urwo rugo. Numva mfite igikomere n'agahinda, bakabimbwira nkumva ntabwo biri kunshimisha kuko narebaga urukundo banyereka abo bantu nakuriyemo, nkabona ubuzima, natekereza ko atari ababyeyi banjye, nkumva sinzi icyo nabitura. yego Igihe cyaje kugera rero mu myaka urumva nari nyiri kure y'aho ngaho kuri uwo mupfumu aho ngaho. Igihe kiza kugera, kigeze biba ngombwa yuko uwo mupfumu yari afite abana, afite famiye, afite umuryango ukomeye. Biba ngombwa ko nanjye uwo muryango mwisangamo, urumva twari duturanye. ngize akabazo gatoya, urumva yakujyanye uri umwana mutoya w'amezi 3, kandi umwana w'amezi 3 aba akeneye konka, aba akeneye amashereka mama we. Ese muri ubwo buzima wenda nyuma yo kuba mukuru wamenye gute amakuru? Ninde wakonsaga, ninde waguhaga icyo kunywa muri icyo gihe? Urumva umwana muto aba akeneye amashereka y'umubyeyi, ninde wakonsaga, ninde wakwitagaho? Ntago nonse nk'abandi. Ayo mezi 3 namaze niyo nonse ibere, ngira ngo nayo ni menshi, ni nk'abiri wenda. Nari uruhinja rw'amezi 2, 3 ataruzura neza, niko nabwiwe, ariko ntago nonse nk'abandi cyane. Nunkurikira nawe na murumuna wanjye nawe ntabwo yigeze yonka. Nawe ntabwo yigeze yonka kuko mama yari akiri umunyeshuri yita yikomereza amashuri ye. Twebwe nyine ubwo murumuna wanjye nawe yese ajya kwa nyirakuru. Wisanze muri uwo muryango ukuriyemo. Wenda n'abantu bakuru mwatwandikira muri comment mukatubwira nk'uwo mubyeyi ushobora gufata uruhinja rw'amezi 3 akaruhase, agafata n'undi mwana mukuru ufite nk'umwaka umwe nawe akamujyana kwa nyirakuru akajya kwikomereza amashuri. Ubwo namwe mwaza kuduha muri comment uwo mubyeyi uwo mutima afite, wenda ubu nimba yarakijijwe ntabwo mbizi, ariko mwaza kutubwira se ibyo byo byitwa iki muri sosiyete ko kuba ufite umutima. Ngewe nakuze mbona abana, ariko nkabona umwana ari kumwe na nyina mu buzima bugoye. Sinavuga ko ngewe mama yari ari mu buzima bugoye, wapi, ntabwo bwari ubuzima bugoye, gusa nuko yari umunyeshuri. Ariko nabonye abana bahura n'ibibazo nk'ibyo bagafata inshingano, ababyeyi babo bagafata inshingano zo gufasha abana babo, n'abo bana bakabigiramo uruhare. Ariko sinzi, ndumva mama yarakoze nk'akantu ko guhunga inshingano z'umubyeyi. Urumva umwana aramufasha, umwe amushyiriye se afite amezi 3, undi w'umwaka nawe ahise amujyana kwa nyirakuru. Ngaho nguko mama wanjye ni uko nyine. Muze kutwandikira muri comment mutubwire nk'umubyeyi nk'uwo nguwo. Ababyeyi nk'abo barahari, ntabwo ari njye gusa byabayeho, hari n'abahuye n'ibirenze ibyo. Bisanze ukuriye mu rugo rw'umupfumu, ukuranye n'abana biwe. So tubwiye dusangize rero ubuzima bw'aho hantu. Yakuranye n'abana biwe, nkajya mbona ibikorerwa aho ngaho. Uwo mupfumu yarankundaga cyane, ankunda nk'umwana we. Urumva baranzanye ndagahinja, bahangejeje arandeba, mu kundeba arankunda cyane. Urumva yamfataga nk'umwana we, icyo batetse tukarya icyo,
mbega nyine nkurira aho ngaho muri ubwo buzima, ndeba ibikorerwa aho ngaho. yego Abantu baza bafite ibibazo bakaza, natwe tukaza, bamwe narababonaga, ibikorwa bigakorwa tubireba imigenzo. Nkura nyine ndi kubona imirimo ikorerwa aho ngaho muri urwo rugo rw'uwo mupfumu. Twajyaga mu cyumba tukareba ibiberamo, ibintu byose ngewe nari mbizi cyane. muri make Patient yakuriye ku mupfumu cyane, arerwa n'umupfumu. Bivuga yuko wenda tutagiye kure, harimo imitongero imwe n'imwe ishobora kuba yaragutongereweho, kuko urumva tujya twumva ko umupfumu cyangwa se abana be hari n'indasago zimwe na zimwe baba bafite bitewe nyine n'imyemerere y'aho hantu. bivuga ko ibyakorerwaga abana biwe urumva nawe ntabwo byaguhezaga cyane rwose. yego ese wenda atari ibanga, mu bikorwa bimwe na bimwe wabonaga wenda byagutangaje yakoraga, nawe ukavuga ati ibintu ni ubwa mbere mbibonye, ni nk'ibihe wenda nimba atari ibanga? Ibikorwa yakoraga bimwe nabonaga nkabona ntabwo njye byaniraga ubwoba, kuko wari umaze kubimenyera. nari narabimenyereye. hari ukuntu bafata imbehe bakayifata, yego bakayirambika ku mukeka, ni ku musambi. bagafata inkoko bakayipfura ku izosi. urabona kumwe inkoko irya amagi, yego yarya amagi bakayipfura bagakuraho nyine kugira ngo itazongera. hari n'inkoko zivuka gutyo bakita ngo ari mu zosi. yego ariko noneho bafataga inkoko, iyo barayipfuraga. iyo nkoko ntabwo yabaga ifite amabara menshi, yego yabaga ari umukara cyangwa ari cyangwa ari umweru. bakayifata bakazana imbehe bakayikata bakayikegeta, amaraso agatakara mu mbehe. icyo nacyo ni ikintu nabonaga nkabona ntabwo gisanzwe. n'ibindi byinshi, gutera inzuzi, ni ibintu byinshi cyane nyine imigenzo yabo. urumva wowe wari ukiri umwana wabonaga ari nk'ibintu bisanzwe? nari nciye akenge ntabwo sinzi nimba wanyumvishe neza. wumvaga wabashaka gusobanukirwa ese byibuze ibintu biri gukorwa wenda umenye n'umumaro wabyo? nari mfite imyaka 8, mwana w'imyaka 8, imyaka 8, 9 aho ngaho kabisa. umwana w'imyaka 9 aba abona ibintu akabyitegereza akabibona, ntabwo yibagirwa. byaberaga aho byose, n'ibindi navuze byose narabibonaga, kuko twaryaga ihene buri munsi kandi tukarya isekurume. yabaga ivuye n'ubwo oya nyine ubwo bazaga baje gushima. bazaga gushima. nkabona nyine ni ukuvuga ngo we bazaga gushima, amamodoka yaraparikaga. ni ituro ry'umuganga, reka tubyite umuganga. oya ni umupfumu, reka tubyite ituro ry'umupfumu. bakarizana sibyo buri munsi twe twaryaga ihene. yego ariko hari igihe cyaje kugera nimba imbaraga ze zari zarashize, ihene nizongera kujya ziza, nyine ibibazo by'ubukene biraza. yego abantu batangira kumucikaho. hari igihe imbaraga zishira, nabo zijya zibashirana bitewe n'ibihe cyangwa n'uburyo bakoraga sisiteme ntibikunde, bitewe na revo bariho. n'urugero wenda tuvuge, wenda ikintu navuga, natanga urugero ku bantu basenga. umuntu usenga hari igihe ujya kumva ukumva aravuga ati ariko muri iki cyumweru ndi mu ntege nke. rero nawe iyo yajyaga mu ntege nke ntabwo twaryaga ihene. iyo yajyaga mu ntege nke ntabwo twaryaga inkoko. ntabwo twabibonaga, kuko urumva yabaga ari mu ntege nke. ariko iyo yabaga ari mu mbaraga, urumva ni we yasengeye yapfumuriye akabona umugabo tayari, ubwo yazaga gushima, yazanaga ihene. uwo wenda yapfumuriye akabona ibyo yashakaga tayari, ubwo ngubwo azanye inka. amata ntiyaburaga, inyama ntizaburaga, keretse iyo hazaga intege nkeya. yego ariko se Patient, ngize akandi kabazo k'amatsiko.
ese ntabwo yageraga gutya akavuga ati bana banjye muze mbigishe wenda namwe ubutaha muzaba muri gukora mushakisha ubuzima? Byabayeho cyane, akabereka nk'utubanga. ye yarabinyeretse cyane, yarabinyeretse cyane, bimwe na bimwe ndabizi, ibyinshi ndabizi nyine yarabinyeretse, ariko ntabwo njye nabikurikije cyane ngo mbishyiremo imbaraga, ariko ndibuka nko mu myaka nka 12, 13 hari ukuntu numvaga nk'uwo mwuka nyine wa gipfumu. Yego, umwuka wa gipfumu, ubundi bavuga ko gupfumura abapfumu nyine ntabwo ari ijambo ribi, kuko no mu bihe byatambutse ayo magambo yakundaga gukoreshwa cyane n'abantu batubanjirije. Umupfumu arapfumura akareba ibitabonwa, bya bindi abantu batareba wakabibona. Nyine nkura nyine mfite kuri izo mbaraga nyine ku myaka yanjye nk'umunani, nkura mfite kuri izo mbaraga 9 gutyo, kuko nabibonaga 10 n'ingahe, nkakura mbibona. Urumva ni ibintu nyine byahise biba activate, urumva imitongero ibiki byose, tubona ibintu byose. Ni nko gukura ubona papa wawe atwara imodoka bigera igihe ukayitwara. Nanjye nakuriye aho ngaho mubona, kandi ibyo akora nkabikunda, akunda gufata inkoni ye, akunda mbega nari umwana. Urumva hari akantu wageze urisanzura, umwana mu rugo, donc nta na kimwe cyakujenaga cyane.